icyo kibazo mbajije hoya oya mbabarira bose banyemereye kukubaza ikibazo cyose nshaka oya unabikwemereye ariko nawe urimo urarengera niba uwo nakubwiye umugabo wanjye abandi bose nyiransanga hanze mbona nta wundi utari umugabo ariko umugabo wawe wamaze kumutaka ikigwi cyuko yakuryohereje ari nawe wa mbere ubu none nshaka kumenya umugabo wakubihirije ukanataha wimyiza imoso uvuga ngo aha sinzanasubirayo aza ijambo ubundi ijambo gupfubura hari ikintu riziho ijambo gupfubura ni nka kwa kundi bonke uko ubivuze umugabo wawe ashobore kuba yarakuryohereje ukumva nta handi hantu ugomba kujya niwe mugabo wanryohereje bibaho reka nongere muri ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online ni Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda online bakunzi banjye kandi bakunzi bacu reka mbonere umwanya wo kubashimira mwe mwakoze subscribe kuri Sun TV Rwanda online namwe mutarayikora reka mbashishikarize gukora subscribe kugira ngo inkuru zanjye cyangwa se zacu zijye zibageraho karindwi kuri kagenzi kako bakunzi ba Sun TV Rwanda mudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda mudukurikira mu mujyi wa Kigali amajyaruguru y'u Rwanda iburasirazuba iburengerazuba mu majyepfo namwe muri diaspora reka mbashimire cyane mwe mwakoze subscribe mwe mudahwema kudukurikirana kandi kutugaragariza ko mudukurikirana karindwi kuri kagenzi kako nkuko mwakomeje kujya mubidusaba natwe twakomeje kubazirikana akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagerera kure kandi hashoboka uyu munsi rero Sun TV Rwanda yabagereye hamwe mwayisabye uyu munsi ni show uyu munsi ni show koko nkuko mubibona bakunzi ba Sun TV murabona iyi background iriho ngira ngo murambona murandeba background iriho abakunzi ba Sun TV ndabasabye ni mubanze mumbwire ubundi aha hantu ndi ni hehe amasegonda narimba yarashize bakunzi ba Sun TV narimba amasegonda agera kuri 5 yo kumbwira ngo aha hantu ndi ni hehe aha hantu mwakabaye muhazi kubera ko uyu muntu twaje kureba ni umusitari niko nabyita kuko akurikirwa n'abantu barenga 400 barenga bakunzi ba Sun TV rero nkuko mubibona aha ngaha turi ku Buryoheke TV Uburyoheke TV murayizi cyane bakunzi ba Sun TV Uburyoheke TV murayizi cyane nkuko mwabinsabye kandi nkuko icyifuzo cyanyu ari itegeko kuri twewe niyo mpamvu tugiye kuganira n'uyu mukobwa w'umusitari koko ni umusitari kubera ibyo yigisha bigiye bitandukanye yigisha ibintu nakwita ko ni byiza kubera ko muramukurikirana cyane bakunzi bacu rero reka dukurikirane tuganirire atubwire byinshi ku ubumenyi bwe anatubwire kugira ngo yiyumvemo iyi mpano aho byaturutse bakunzi ba Sun TV rero nkuko nabibemereye kandi nabesezeranyije murareba ku ruhande rw'ibumoso murahabona umukobwa ntabwo ndi bumubwire ngo abibwire kuko muramuzi cyane ni Tantine Kibonke muhaye ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda murakoze nawe mbabarira unyemerere nubwo muhaye ikaze ariko nawe ume karibu kuri background yawe okay nanjye ndakwemereye ni welcome hano ku Buryoheke TV genda Tantine Kibonke tu nibisanzwe nanze kubwira abakurikiye Sun TV Rwanda ngo mbabwire mbiryo mvuge ko iyi background yanjye yawe ari nzima ari yanjye mu by'ukuri iyi background wayitekereje ute kugira ngo uvuge ngo ndajya nigishiriza abantu hano okay jewe nabitekerejeho ndavuga ni subundi ubu aho kwigisha kana ku ntikagenda ndavuga reka mbitekerezeho ubundi mbikore nje nisanga nabikoze tu nisanga nabikoze mitarita imana nditantine Kibonke nyine nawe urambona tu ndakubona nta cyahindutse eze ahantu ukorera ubundi ni wawe okay ni wanje aha ni wanje Kibonke
ndagira ngo musabe unyemerere kukubaza ikibazo icyo ari cyo cyose nshaka kubera ko ubu ndi kumwe n'umuntu w'umusitari, umuntu ukurikirwa n'abantu bangana kuriya binateye ubwoba. Nyemerera nkubaze ikibazo cyose nshaka. Ndakwemerera mbaza icyo ushaka nari ndagusubiza. Abakunzi ba Sun TV nk'uko mwumvise ko abinyemereye ngiye kumubaza ikibazo cyose nshaka, ariko by'umwihariko ndibanda ku bibazo bimwe na bimwe mwagiye munsaba. Icyifuzo cyanyu ni itegeko kuri twe. Ndabibutsa gukora subscribe mwe mutarayikora. Nawe wayikoze ndagushimira cyane kuko uri w'agaciro kuri twewe. Duhari ku bwanyu bakunzi banjye, murakoze cyane kandi mukomeze mudukurikirane. Kibonke, ubundi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. Ku myaka ya 25 ufite umugabo? Ufite umugabo. Iyo uvuze ngo ufite umugabo we murabana? Turabana, nuko kenshi na kenshi n'igihe nkora ntabwo tuba turi kumwe. Agiye mu kazi. Kibonke, iyo umugabo wawe amenye ko uba urimo wigisha ibintu nka biriya, akenshi na kenshi hari abantu babyita ngo nukumena amabanga y'urugo. Ntabwo ajya birebaho nabi cyangwa? Ntabwo birebaho nabi kuko nanjye kuba mbikora natwe kuri jye nawe biratureba. Tugomba kubyigisha n'abatabizi bakabimenya. Ushatse kuvuga ko birabareba gute? Nuko ko hari ahantu wabyize? Impamvu mbivuga ko bitureba, ndi umugore mfite umugabo, ibyo nigisha bishobora kuba ibyo nigisha abandi ntabyo bazi. Niyo mpamvu mbibigisha kugira ngo niba mbibigishije nk'ikiganiro mba natanze bagenda bagatera ko se ubundi buriya Tantine Kibonke nibyo kuko ibyo batwigisha, ibyo mbibigisha barabikora kandi ndabizi ko babikora baranabikunda. Ari weho n'umugabo wawe ninde wazanye igitekerezo cyo Uburyoheke TV? Icyo kiganiro urebye umuntu abanje kukizana ni jyewe, gusa nyitekereje umugabo wanjye numva arabyumvise, ndavuga nti Imana ishimwe, reka n'iki kiganiro nanjye mpite ngitanga kugira ngo abantu bose nyine nabo bisange mu bajye bumva bigende neza tu. Umaze igihe kingana iki ufunguye Uburyoheke TV? Igihe maze nk'amezi 3 nibwo maze amezi 3 aribwo mfunguye Uburyoheke TV. Iyi nkuru wakoze bwa mbere yarebwe n'abantu benshi cyane, nanjye narayirebye ariko nasanze yararebwe n'abantu benshi cyane kandi mu gihe gitoya. Wabyakiriye? Kuko mwana nawe nyine urabyumva urishima ugaserebura nyine tu, kuko abantu benshi baba babikurikiranye, ndabizi ko hari abantu benshi baba bahurikiye. Ibyo rero nanjye bituma nishima. Hari abantu benshi bagiye bafite amacano kuri YouTube bagenda bakora nabo inkuru nka zirazo zigiye zigisha, ariko batagize amahirwe yo gukurikiranwa nk'uko weho wakurikirana. Mu by'ukuri abo bantu ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ukurikiranwe noneho bakora ibintu bisa n'ibyawe ariko ntibakurikirana? Ni irihe banga wakoresheje? So nakubwira ngo ibanga ni irihera. Ibanga si ubundi ni ngombwa ngo ndivuge, ibanga ni iryanjye, abankurikira nibo ndibwira. Ushatse kuba ko hari ibanga wakoresheje kandi wanyemereye ko nta kintu ugomba kumpisha ndakubaza icyo nshaka. None umbwiye ko ibanga utarimbwira, iryo banga nshaka kurimenya. Iryo banga ntabwo narikubwira, nzaribwira abankurikirana umunsi ku munsi. Ubwo se wenda arikubwira turabonanye uyu munsi ndikubwire kandi oya ibanga ryanjye ntabwo narimenya, ahubwo undi munsi uzagaruka nzarikubwira. Kibonke, iyo urimo utanga ikiganiro hari ukuntu ujya wifata, nabyita nko sinzi uko nabyita, ariko nyine wigira ukuntu mu by'ukuri umugabo wawe iyo arebye biriya bintu nta kibazo abigiraho cyangwa abigira ikibazo akabiguhisha? Oya, ntabwo abimisha, kubera ko twagiye kubikora twabivuganye ko nta muntu uzahisha undi. Iyo abonye hari ikintu nishemo aramusora, n'abankurikirana iyo babonye hari ikintu ugenda nabo nishema bamusora. Ubundi ninde ukubera kameramani? Ni umugabo wawe cyangwa ufite kameramani w'ibanga? Oya, ni umugabo wanjye. Ni umugabo wanjye. Biriya bintu uba ukora umugabo aba ari imbere yawe? Aba ari imbere yanjye abireba nyine, hageze nk'ako nicamo ahita mbwatisha rero oya ko kantu wiga gukora. Ngo genza uko? Tugenza gutya, wabwire gutya, ugire gutya,
nyine nawe urabyumva. mu by'ukuri nk'umugabo wawe nta bwoba aba afite bw'uko hari abandi batipe, cyane cyane iyo umuntu akora inkuru nka ziriya, hari abantu batangira kumuhamagara bamubwira ngo bimeze gutya, nta muntu uratangira kuguhamagara? Oya, nta muntu uramamagara. Iyo bamamagaye turaganira, gusa nyine nirinda kuba nabigira twaganira ibintu birebire nkabicisha mu macamake, nyine nawe urabyumva. Ntabwo nahita mbabwira ngo ni gutya ngo ni gutya. Oya. Ase ubu ngubu umuntu aramutse aguhamagaye akakubwira ati Tantine Kibonke, nashakaga wenda ko uza tugahura duhurira aha, akagira igiciro agena cy'amafaranga runaka, hari amafaranga umuntu ashobora kuguha agahindura ubuzima. Waje muri aka kazi ushaka amafaranga, ariko umuntu akakubwira ngo ndaguha amafaranga aya n'aya, ushatse kwa ko utamwemereye cyane kugusaba? So koko nabyemera koko. So ibaza umugabo amuciye inyuma akabimenya. Yanyica. Uravuze ngo umugabo wawe umuciye inyuma akabimenya, bivuze ko uretse kumuca inyuma ariko atabimenye wabikora? Ntabikora tu. Gusa nyine turakundana pe, ntabwo nakwifuza kuba namubabaza. Gura kugira ngo umubabaze ntajya mbikora rwihishwa, akajya yumva nyine yenda, gusa arutse ko atanabimenye, nta nubwo yabimenye, se yabimenye. Najya mbikora nkabikora rwihishwa, akajya yikanga nyine nanjye ariko nanza gutuma ngira ibiki naka, akajya abona ntwika. Ukamubwira ko byavuye ku buryohe KTV. Ndamwe ni n'abafana banjye bamereje, kandi ye nari zininjira nagucishije. Ase Kibonke, umugabo wawe mwahuye uri isugi? Twahuye ndi isugi. Umugabo wawe mwahuye ryari? So nawe ushaka kugira ese undi kuki ushaka kubimenya? Oya, ntabwo ari ngewe ushaka kubimenya, ahubwo abakurikiye Sun TV Rwanda ndi kugira ngo bamenye Tantine Kibonke uwayo. Tantine Kibonke umugabo ntabwo tumaranye nk'imyaka nk'ine. Ubwo rero kandi ibingibi bitangiye mu mezi atatu aciyeho, si ngombwa rero. Gusa nyine nta kibazo cyanjye n'umugabo, nyine nuko aho tumenyanye yaciye nk'imyaka 3 tubana, kurumva ko nta kibazo. Ntabwo bijya byoroha kuvuga ko umuntu umugabo we bahuye atari isugi. Ndabizi ushobore no kubimisha. Oya, ntabwo mbiguhisha. Nari isugi pe, nari isugi. Umugabo wawe ndaza kumubaza niba wari isugi. Uze kumubaza nta kibazo. Kibonke, tukiri aho ngaho uhura n'umugabo wawe, nta bandi basore bari barigeze baguteta kugira ngo uhitemo umugabo wawe? Barahari benshi kandi beza, ariko nta mugabo mwiza wata umugabo wanjye. Byashoboka ko ibintu uba wigisha ibyo ari byo byose, niba warahuye n'umugabo wawe ukiri isugi, ngiye nari natekereje n'ibyo ari byo byose buriya Kibonke abifitemo uburambe ibyo aba yigisha. None amaze imyaka 4 ahuye n'umugabo we kandi bahuye ari isugi, byashoboka ko umugabo wawe ari ubikwigisha? Nose urumva wajya gukora ikintu umugabo wawe mutabivuganya, agenda kungura ibitekerezo, icyo ushaka ahita akubwira ati ni gutya. Ubwo rero nyine nawe urabyumva nibwo. Gusa nyine uretse ko wambona ndi umwe, ariko n'umugabo wanjye arahari. Bonke, nari ngiye kugera kuri ako kantu. Kuki utajya uvuga ngo reka ngiye n'umugabo wanjye tujye imbere tubibigishe, noneho face to face banabibone? Kuki udatera intambwe ngo ubikore? Umugabo wanjye arabyanga, ariko hari igihe ajya ambwira ngo hari igihe kizagera tukajya tujyana kuri kamera nawe bakamubona mfite umugabo mwiza utwika, rero witonde. Niwasanga impamvu byanga abavuga ngo Kibonke reka bigende gutya ubutaha nzamwihakane mbe nanamwiruka. Oya, ashobora no kunyihakana, sinzi niba ndi mwiza, ariko imbere yiwe ndi mwiza. Gusa ngira hari n'ahagera yenda hari nk'abandi banene ashobora kubona akabona ko ari beza, ariko yasubiza amaso inyuma agatekereza ko ari njye mwiza kubarusha. Uri mwiza n'imbere ya kamera za Sun TV Rwanda barabibona ko uri mwiza. Ahubwo ndimo ndibaza kuba umugabo wawe yanga ko muba mwaza imbere hano ngo mukorane ikiganiro, kandi ikiganiro gifitiye inyungu mwembi urugo rwanyu, ntabwo ujya wumvamo kwe? Oya, impamvu nshobora kuyitekereza, ariko bitewe nuko nta kibazo cyanjye nawe nkaba nta kindi kintu narenzaho.
ukaba nta kindi kintu warenzaho. Mu by'ukuri kuba nta kindi kintu warenzaho ariko nawe urabitekereza. Ndabitekereza kandi nawe arabitekereza, ashobora guhita avuga ati ariko iyi bebe yanjye ubu ngubu ntibayitwika, akavuga ati iyi bebe yanjye ntacyo reka nyero bitewe n'uko ari akazi kandi twabivuganyeho mbere, reka mureke abanza twike, hari igihe kizagera yenda nanjye nkatwika tukajya tujyana tukajya nyine tubereka nyine uko bigomba kugenda. Wambwiye ko riramutse ribaye ari ibanga wagenda ukajya hirya ugakurayo amafaranga. Mu by'ukuri ni nk'ikihe kiguzi, mbese ni ikihe giciro wumva washyiraho cyatuma uca inyuma umugabo wawe? Ubuze namutse mbivuze akaba ari kundeba agahita amfata. Wongera ngo urabyibuka mbere y'uko iki kigerwaho wari wabivuze ko wabikora, n'ubundi ubwo byarangiye, tubwire ni ikihe kintu wumva wowe ubwawe washyiraho nk'igiciro, mbonye amafaranga ya naya cyangwa se mbonye bigenze uko umugabo wanjye namuca inyuma. Sura mana we nabeshye, ariko nshobora no kubikora, simvuze igiciro cy'amafaranga kuko nshobora guhita nkivuga bagahita bayampereza. Oya, ahubwo igiciro nzakivuga nyuma, umunsi tuzongera guhura icyo giciro nzajya nkikubwira, ubundi niba ajya kuyampa nzaba nabitekerejeho. Ariko si ubundi si ugushakira urugo mwese, si uguhahira urugo, hari icyo waba wishe mbwira. Ni ugushakira urugo ariko umugabo ushobora kutamushimisha ugasanga ndisenyeye. Oya, ahubwo bisaba kugira ngo nzabanze mbitekerezeho, umunsi tuzongera guhura, niyo mpamvu nkubwiye ngo umunsi tuzongera guhura nzahita mvuga igiciro cy'amafaranga, kuko nshobora kukivuga bikarangira amvumbuye. Oya, kugira ngo amvumbure ahubwo igiciro nzakivuga nyuma, twabanje no kuba twabijyaho inama, cyangwa se yenda namaze kureba imyitwarire ye, nkuko nanjye ndashaka kubaho n'iyanjye, gahita avuga uti uyu mugore wanjye baraza bazamuntwara, cyangwa hari abandi bantu bashobora kuba bandusha amafaranga bagahita bamutwara. Kibonke, wowe n'umugabo wawe mwarasezeranye? Ntabwo twasezeranye, ariko ndamukunda. Umugabo uramukunda, ubu ngubu tuvugana ugiye kubona ukabona agasore karaje gafite amafaranga kuruta y'umugabo wawe, nubwo ntazi amafaranga umugabo wawe afite, kakubwira ati Kibonke nshaka kugushyira mu maboko kandi nshaka ko mbere na mbere tubanza tugasezerana. Uwo musore wamwakira ute akaza ari mu rukundo koko? Ndabizi byamvuna kandi uko bibwira umugabo wanjye byamvuna, ahubwo yenda nazanze nakubwira gute, nazamucika tu abaye afite ifaranga namucika nkagenda. Porque ushobora kuwukunda ifaranga cyane. Nkunda amafaranga, ese hari umwanzi w'amafaranga wese ntuyakunda? Nanjye ndayakunda, ariko wowe urumva harimo no gukama. Nawe uza kuri Sun TV ahari amafaranga, abaye atari amafaranga ntiwahaza. Nza kuri Sun TV hari amafaranga, mbese ubu njye mpembwa nk'umuntu. Uhembera kubera umuntu? Iyo umuntu utabonye ntiwahembwa. Oya, ni ukwanga ubu ngubu nagushakishije ngira amahirwe ndakubona, ariko kugira ngo nkunde mpembwe. Muri make ubwo utambonye utabonye n'undi muntu ntiwahembwa? Oya, ntabwo nahembwa mpembwa kubera bisaba kugira ngo ujye kuri Sun TV Rwanda. Mpembwa kubera abakunzi ba Sun TV Rwanda. Okay. Noneho nanjye ubwo ngiye mu bafana, aho umva mu muhembe neza kugira ngo abone amafaranga ageza noneho atwika, nawe nyine gusa ni mu byumva, reba ubusore n'abandi tutaberanye natwe twatwika. Bonke barabona ko tutaberanye, ushatse kuba ko ndamutse nje kuguteta wanyemera? Oya, babibona abafana mushobora kuba mubibona yenda ntimubivuge, ariko njyewe nshobora kubona ko ahubwo yenda kubera ko yirabura nanjye nkaba nirabura kandi nkaba mfite umugabo w'inzobe, gusa ubwo urumva ariko dushobora gukundana kuko abirabura barajyana. Bashobora no kutajyana, yenda njye nkaba nshobora kuba sinzi uzampitamo, n'ubwo yenda afite uwo mugabo nakwemera nkamuca inyuma bitewe n'uwaje ukubona se afite n'ifaranga. Iyo umuntu afite ku ifaranga ibintu byose birakorwa. Nagira ngo noneho unyibukirize abakunzi ba Sun TV Rwanda, hari abuvuze ngo bashobora ngo barabibona ariko ntabwo babona uko batubwira. Hari ahantu basiga comment, nagira ngo ubanyibukirize gusiga comment kuri Sun TV Rwanda. Bagomba kuyihashyira ubutaha, bashobora gutera comment nyinshi. Ntacyo tutari kumwe nibayitera uzambwira. Uraza kumbabarira nimero yawe nzakubwira niba ahubwo ntiwumva ako kantu ugenda uzimaye cyangwa ngende nziguhaye, tujye tunavugana yenda
nanagukunze rwose nanazana kwisurira wazana nyisurira. Bonke tugarutse ku kiganiro twe turiho waruvuze ngo nkuko ubivuze uravuze ngo ariko abantu bakurikiye Sun TV Rwanda ngo wankunze. Mu by'ukuri umugabo wawe nawe nareba iki kiganiro arabona haje ijambo gukunda, uranavuze ngo wazana nyisangira. Mu by'ukuri ubu nta tundi dutipe ku ruhande tujya dushaka kugira ko tuvuga ngo ibyo ari byo byose uriya mwarimu ubwo abyigisha akaba yigisha kiriya kiganiro hari ukuntu harimo ikinyuranyo n'izindi ngo zigasenyuka kubera wowe. oya umugabo wanjye ashobora kubona akabyihanganira, kandi yabyihanganiye akaba avuga ati tuyu mugore wanjye bitewe n'akazi akora andihangana. ubwo rero mu gihe yaba yihanganye se ni gute ntatwika. Bonke mbabarira umbwize ukuri iki kibazo, umugabo wawe niwe wenyine uzi? umugabo wanjye ni wenyine nzi? Nshatse kuvuga ngo umugabo wawe niwe wenyine uzi ubwambure bwe? oya ntabwo kera nkiri agakumi baranteretaga n'abakobwa twatwikanaga n'abatipe beza, ariko bitewe n'uko nta nkweto buriya ubwo nyine uriya niwe nkweto yanjye, wasanga yenda atari nawe nkweto yanjye akaba yenda hari undi uzaza hejuru bitewe n'ikofi afite. ngendera ku ikofi n'ubwo n'umugabo wawe. none se Bonke urakoze kumbwiza ukuri. Mu by'ukuri kuba hari abandi bagabo uzi ubwambure bwabo, umugabo wa mbere nshatse kuvuga wa mbere wumva ko yakuryohereje ni umugabo mwahuye nka ryari? umugabo wandyohereje ni umugabo tubana, niyo waryohereje, ni nayo mpamvu mukunda kuba nta hantu atageze. umukundira ko yakuryohereje? byatari n'irya icyo kibazo mbashijeho. oya mbabarira wose wanyemereye kukubaza ikibazo cyose nshaka. oya ntabikwemereye ariko nawe urimo urarengera. niba nakubwiye umugabo wanjye abandi bose nyiransanga hanze mbona nta wandi utera umugabo. ariko umugabo wawe wamaze kumutaka ikigwi cy'uko yakuryohereje ari nawe wa mbere. ubu none nshaka kumenya umugabo wakubihirije ukanataha wimwiza imoso uvuga ngo aha sinzanasubirayo. uwo mugabo arahari ahubwo si umwe. ndamutse mbavuze aho ku mugabo wanjye yazanyica. oya ariko reka mbavuga ni babiri. ni mbere y'uko mbonana n'umugabo wanjye, aho twabonanye n'umugabo wanjye nubwo yenda namuca inyuma akaba atabimenya, iyo yenda ngiye nk'ahandi hantu bikanga mpita ngenda nkatubwira sheri umva twigendere kwiryamira, nkahita ngenda twiryamira. ubwo nyine bari mpamfubije umugabo wawe akaba umupfubu. byumve nyine nawe ahita apfubura tu akagupfubura. aze ubundi ijambo gupfubura hari ikintu rizi? ijambo gupfubura ni nka kwa kundi uba uri nk'umugore ukaryamana n'umugabo utazi kurongora. iyo utazi kurongora ni kwa kundi wumva ngo baragupfubye, ariko iyo azi kurongora nyine nk'uwo mugabo wanjye arandongora nkishima pe ntushobora kubyumva. iyo ari kukurongora nyine nawe urabyumva nyine kwa kundi. gusa uracyari umusore? ibyo ari byo byose ndi umusore, ariko ntabwo navuga ngo ibyo uri kuvuga ntabyo nzi, ndabizi. Imana ishimwe ubwo bizi. niba uko genda niba warabikozeho kwa kundi nyine nawe wasanga nawe bapfubye. uriya wasanga bapfubya kubera ko uburyohe KTV nta gihe kinini ndatangira kuyikurikirana, ariko buriya nzayikurikirana mfite urwanjye. guhera uyu munsi rero yikurikirana. uri hejuru se y'imyaka 18? nyiri hejuru cyane, urabona ko ndanayirengeje cyane. iyo uri hejuru y'imyaka 18 wemerewe kuba wabireba. niba ufite n'agasisite utereta ujye ukarumva neza ugashimisha, wumva umukobwa azajya agenda avuga ati nta wundi mugabo wanjye utiri uriya. niba hari n'undi yenda waba warabikoze niwe wajya utwika. Bonke ushatse kuba ko umukobwa ari ukumurongora ari no kuba wamushakira impano nziza ishimishije. ushatse kuba ko icyiza ari ukumurongora. uriya rero nuko utabizi, ikintu cya mbere gishimisha umukobwa ni uko wamurongora neza. iyo umurongoye neza nubwo iyo mpano wayireka, ariko ukaba wamurongoye neza pe ukamushimisha, ninde wundi se yatekereza habe? Bonke uko nkumva ari weho n'umugabo wawe ninde wateye intambwe yo kubwira undi ko ashaka kuba abantu?
oya ni njyewe, oya ni twese pe, ndamutse mvuze ngo ni njyewe oya ntabwo yajya avuga ati umugore wanjye kucya avuga ko ari we kandi ari twese. Bonke uko ubivuze umugabo wawe ashobore kuba yarakuryohereje ukumva nta handi hantu ugomba kujya. Niwe mugabo wanryohereje bibaho. Uwo mugabo agira ibyumba byose uko ari bitatu byose abigeramo. Ubwo rero urumva ko ntacyo namushinja. Iyo uvuze ibyumba uko ari bitatu nagira ngo umfashe ubwire abakurikiye Sun TV Rwanda ibyo byumba. Nge iyo uvuze ngo ibyumba byose uko ari bitatu ntabwo nkurura ngo niyumvishe neza ibyo byumba ibyo ari byo. Ni ibyumba mbese muva mu cyumba kimwe mukajya mu kindi, mukava muri kimwe mukajya mu kindi, ubwo bivuze ngo hari n'igihe na salo muzayizamo. Oya ibyumba ntabwo ari ibyo byo mu nzu. Ibyumba nyine ni kwa kundi kurongora umugore wawe. Hari ibyumba nyine byinshi ugenda ugeramo. Iyo ibyo byumba byose ubigezemo ntabwo ngo ibyumba byo mu nzu oya, ntabwo ari ibyumba byo mu nzu. Iyo ibyo byumba nyine kwa kundi uri ku murongo ukora hehe na hehe na hehe, ibyo ni byo byumba rero. Bonke ibyo bintu ngewe ahari wenda ndacyari umwana ntabwo nabyumva, simbizi kubera ko ibintu by'ibyumba ngewe ntabwo nzi ko nabyumva. Burya habamo n'ibyumba. Ntabyo waruzi. None se ubwo iyo niba yenda ufite nk'agasisite tereta niba ukarongora basi nta cyumba yenda ujya ugeramo ukumva ikasa nk'ahantu ikongera ikagaruka nk'ahantu ikongera ikinjira. Ibyo byumba rero birahari. Ubwo wasanga ariyo mpamvu upfubiriza uwo mukobwa nawe wasanga afite undi muntu ugera muri ibyo byumba. Ni ibyumba bitatu. Ibyo byumba iyo ubigezemo koko ni wowe utekereza gusa. Ibyo byumba bisobanura iki ku mukobwa cyangwa se ku muhungu bisobanura iki? Ibyo byumba nyine nawe urabyumva. Ku mukobwa nibyo byishimo by'umugore, no ku mugabo nibyo byishimo byiwe. Uramutse ibyo byumba utabigezemo ni kwa kundi umara gusohoka akakuvuma, ni kwa kundi umara gutandukana akakuvuma. Ariko ibyo byumba wabigezemo mushobora no kugenda yenda unamuherekeje akaba atapima ko mutandukana mwajyana. Ariko ibyo byumba utabigezemo ahita akubwira ati si ubundi nk'uyu nguyu amaze iki, si nk'uyu nguyu ubundi muhera iki, ugasanga agiye yiciragura. Ariko iyo ibyo byumba byose wabigezemo ugenda wishimiye, nawe ukagenda wishimiye ku buryo atakumva ko wamuvana iruhande. Ase Bonke ni ikihe kintu ushobora gukorera umugore kigatuma aguca inyuma? Ikintu ushobora gukorera nyine ni kwa kumupfubya nyine. Iyo umupfubije asigura abagushaka ikihe kintu, nubwo waba uri umugabo mufitanye abana 5 araguta akajya gushaka umuntu umupfubura. Hari abari kuzisenya kandi bashaje. Abo ngabo bari kuzisenya bashaje, ubwo urumva ubwo nyine ni ibyo kubera ko umugabo wamupfubya ni kwa kundi avuga ati reka ateremo arebe ko yenda abyara umwana ariko atageze aho ashaka. Rero hari abandi babishoboye bumva bazi kubikora ku buryo wiki. Ni ikihe kintu umugore we ashobora gukorera umugabo akamuca inyuma? Ikintu umugore ashobora gukorera umugabo kigatuma amuca inyuma nyine ni bya bindi nakubwiye. Ibyo nyine nakubwiye ngo umugabo iyo atagejeje aho umugore yumva ashaka niko kwa kundi wumva ngo urugo rwasenyutse, niko kwa kundi wumva umugabo yagiye gushaka icyo adafite mu nzu agiye kugishaka hanze. Niyo mpamvu nanjye nahise mvuga nti reka uburyohe KTV mbubwire ukuntu ushobora kuba warongora umugore wawe kandi akishima. Bonke hari abantu benshi cyane cyane nk'abo tuzi nk'indaya bajya umugabo agacika umugore akajya ku ndaya. Mu by'ukuri ubona indaya ari ikiziba zirusha uwo mugore. Nyine se kandi bijyanye navuze indaya nta kirusha umugore, yaba ari munini yaba ari mutoya yaba angana ate, ni umugore wawe. Iyo ndaya icyo igituma ajya gushaka iyo ndaya ni ibyo aba agiye gushaka kuri iyo ndaya umugore we adafite. Niba se ugenda ugahita ukaryama nk'aho uri guhereza igiti, ni gute umugabo ataguca inyuma? Ariko iyo ugiye ukamugusha neza, umugabo niba avuye mu kazi akaza mukabanza mukaganira, ukavuga ati sheri iki ku meza, utubuto iki, sheri amazi muri dusha koga, ibindi ntacyo. Icyo aba agiye gushaka kuri iyo ndaya nta kindi, ni kwa kuvuga ngo umugore wanjye ama nabi, umugore wanjye ampereza nk'uri guhereza igiti, umugore wanjye nta. Ibyo ngibyo nibyo nanjye ndimo mubwira. Niba umugore atazi guhereza akahe umugabo we ajya kwishaka ahandi, iyo ndaya iragenda imufate neza, imuhe neza, kandi usanga yenda niba yenda amuhereje n'ibihumbi 50
ibyo ngibyo yenda wagenda ukabiguramo nk'utuntu tubatunze nk'amezi 2 cyangwa 3. ubwo si ubwo ni gute umugabo wawe ushaka kumuha keya nabi akajya kuyahereza indaya? bivuze ngo byose bikomoka kuri keya watanze nabi. Yego, kuri keya iyo wahaye umugore keya nabi cyangwa se n'umugore agahereza umugabo keya nabi, niko kwa kumva mu rugo rwasenyutse. Okay, ushobore gusanga umugabo wawe utamuha umwanya wo gutuma aguca inyuma. Ntabwo bishoboka, si umugabo wanjye yaciye inyuma kuko yabuze iki. Ariko hari ni kwa kundi bavuga ngirye mwitera bwaki, ni kwa kundi ajya yenda kuvuga ati nabwo kandi nubwo yagenda yenda ni kwa kundi kugenda akahita yarasayo kamwe, kandi kamwe ko ntabwo katuma urugo rwawe rusenyuka. Iyo uri umugore ukunda umugabo wawe, ushaka urugo rwawe rutera imbere, ushaka urugo rwawe rukomera, ushakisha uburyo bya bindi by'imyumvire yo hanze umugabo yagiye aha, umugore wawe ngo yagiye aha, ibyo ngibyo urabyirinda. So bonke, umunsi wagiye hanze hakaboneka umugabo ujya muri bya byumba uko ari 3 akaza no muri salo, ntuzahita ukatira umugabo wawe? Oya, umugabo wanjye arahagera pe, ntabwo natuma, nta ubwo se umuntu wamurengane, nta mugabo n'umwe ushobora kurenga umugabo wanjye. Nyine nta wenda uri kuvuga ngo nta ariko birashoboka ko haza undi mugabo wagiye we ugasanga bya byumba uko ari 3 bigeramo, akanasohoka akaza muri salo avuye muri bya byumba. Ubwo ntabwo bizatuma uvuga ngo umugabo wanjye ndamukatiye nsanzire. Okay, nabyo birashoboka. Ashobora kuba nyine yenda hari ibyumba 3 na hari icya 4 tutazi, icyo cya 4 rero umugabo akagishaka. Ubwo ni ugutanga n'isubo umugabo wanjye hari icyumba atigeze ageramo, ugasanga ngiye muca inyuma nkajya gushaka wa wundi ugera mu cyumba cya 4. Ariko nyine nawe urabyumva ibyo ngibyo, ahubwo cyo kudatuma n'umugabo wanjye abyumva. Ngira ngo ndatekereza ngo waza wenda ukamubwira uti mugabo wanjye hari ikindi cyumba navumbuye bigenze uko nguko. Oya, ashobora no kutakigera, ushobora no kukimubwira ntakigeremo, bitewe n'impamvu, bitewe n'uko nk'uko imibonano yo mu buriri nyine nawe urabyumva uko igenda. Aze bonke, biriya bintu bisaba impano. Ni impano pe. Oya, nanone ntabwo ari impano, ahubwo uzuse ahubwo ni kwa kundi uvuga ngo ni ubujiji. So navuga ko ari ubujiji no kubikora nabi, mbega urabyumva. Hari igihe ubikora nabi nawe ukagenda usohoka ukajya urimo urasohoka mu giti, genda mubanze mu biganiro nyine nawe bya byumba byose urebe kutabigera byose ubigeramo neza. Bonke, ndagira ngo ujye umfasha unanyigishirize abakurikirana Sun TV Rwanda. Okay, icyo nababwira abakurikiye Sun TV Rwanda ni ukugira ngo iyi Sun TV Rwanda mwebwe mumurikiye nimuyireba muri kumva ikiganiro natanze, hari ibyumba 3 gusa. Muri ibyo byumba 3 hari igihe yenda hari n'umuntu ugera mu cya 4, kuko nacyo cya 4 ntacyo nzi, gusa nzi 3 byonyine. Hari igihe n'icya 4 kiboneka n'icya 5 bitewe n'umuhanga wo kubikora uwo ari we. Rero nyine muri ibyo byumba 3 nk'uko nagiye mbikubwira, nk'uko nabo babikurikiye bazagenda, ubu niba ari umugabo uri kubyumva, niba ari umugore uri kubyumva, azahita agenda abwira ati sheri numvishe ikiganiro nyine cya kindi ukunda gukurikirana ku Buryohe TV, noneho uwo mukobwa yaje kuri Sun TV Rwanda, none ntabyumvise. Ni ibyumba 3 ngo hari n'igihe uzagera mu cya 4, kuko nanjye hari igice cya 4 ndagitegereje ariko sindakibona. Ntabwo urakigeraho? Ntabwo ndakigeraho. Bonke, ushobore kuba uri mwarimu mwiza kubera ukuntu ukurikiranwa. Mu by'ukuri hari izindi cano nk'uko nabikomojeho kare, nazo zigisha ibintu nk'ibi byawe. Umuntu aramutse avuye ku yindi cano akaza akagusaba korabo yo kuba weho nawe ubufatanye, ngo weho nawe mugakora, wabyemera? Nshobora kubyemera bitewe n'uko yaje anitwara, nabyemera. Abaye ari umutipe bikajya biba ngombwa ko mwereka abakunzi b'Uburyohe TV igikorwa runaka, ibyo bintu nabyo wabyemera? Uwo mutipe nta mugore afite se? Byashoboka ko yaba amufite, cyane cyane ko nawe ufite umugabo, ariko noneho aje we akubwira ati ngewe nanjye nakoraga inkuru uku nguku, ariko nubwo nazikora uku nguku ndagira ngo tujye tuzikora uku nguku, tujye no mu buriri tubereke uko bigenda koko byanyabyo. Ikibi ni ukubikora nyine ukayishyiramo, ibyo ntabwo nabyemera bitewe n'umugabo wanjye, kuko aba ari kunkurikirana ibyo nakoze byose, ari kubikurikirana isaha ku isaha. Ubwo rero yumva ko turi bubikore, atari ukubikora nyine kubyerekana ngo duhita tubikora bya nyabyo uyishyiremo nk'uko ndi kubikubwira. Yumva ko turabikora tukabikora nyine yenda ari kugira ngo babirebe,
nabwo kandi bisaba kashi no suvuma najyo nta kashi ni kashi nyine yabanza akakumenaho kashi umva nawe amafaranga yahageze yahita byose yego kiyahageze nawe urabyumva amafaranga akora ibintu byose bivuze ngo nubwo waduhishe igiciro cya nyacyo wahera umuntu kugira ngo urushoboreraga no kugenda ukavuga uti wa mugabo we umugabo akaguhamagara akakugisha inama ukavuga uti wa mugabo we ngwino hano unsanga hano wenda muri hoteli runaka nkwigishe ukamwigisha umwerekera ibyo bintu ntabwo bishoboka umwigisha umwerekera bishobora nanone simvuze icyo giciro ntacyo mvuze ariko nshobora no kumwerekera ikibi n'ibyo njye nakubwiye ikibi ni ukubishyira mu bikorwa ubwo kumwigisha umwerekera cyatse kuba ko wanabishyira mu bikorwa ukamujya umubwira uti gira gutya ibyo nanze no kuyishyiramo nyine kandi kuyishyiramo ariko kumwigisha njye ndi kuvuga oya ibyo ntabwo byakunda kubera iki se kandi yazanye amafaranga oya ushobora nubwo waba wayazanye kanshubije keretse ndi bikore bitari kujya kuri kamera kugira ngo umugabo wanjye ntasanye urugo rwanjye nyine we ayaza mukaganira ntabwo byari ngo bikunda ntabwo mwaba uri kwigira kuri kamera niwe waba uri kwigisha ahubwo we akaza akakubwira ati nyigisha rwose mbera mwarimu amafaranga ngaya tubigire dute ibyo ndabyumva atari kuri kamera nabyemera ariko bari kuri kamera nyine nawe urabyumva kugira ngo ntisenyera kugira ngo ntagire ibiki kandi nubwo nshobora no kubimwereka akaba atabishobora nk'uko umugabo wanjye yabishobora yenda kugira ngo nyine nshobora kuvuga ati ntacyo nyine kubera ni kashi ngomba kubikora uko yabinsabye nkagenda ngatanga asanga urugo rwanjye n'abana ufite abana abana nshobora no kuba ntwite cyangwa nkaba mfite abandi bana ndera ufite abana urera mfite abana ndera 3 batari abana yego uramutse ugiye ubyaye umwana ubyaye ugagakura afite impano nk'ibifite nawe ubwe akajya ajya imbere ya kamera ugasanga umwana wenda yafashe nka kamera yakora nk'ibintu nk'ibyo ukora wabyakira ute buri wese agira impano ye ashobora kuzakurikiza impano yanjye cyangwa akazakurikiza ibyase cyangwa ibyo mu miryango biterwa n'impano y'umuntu ngeze amahirwe yo gukurikiza ibyanjye yajya yigisha n'abandi bari kugenda bavuka nyuma yiwe akajya agenda bigisha nyine ise ubundi ise akora iki ni kameramani ni umukamizi wakamejeje gusa umugabo wanjye se ni ngombwa mubwire ko ibyo akora hari icyo bitwaye ibyo tubyiboneye hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye umugabo wanjye nyine n'umukinnyi wa filime nawe kuki wowe utagiye muri filime ngo ukine hari igihe kizagera nanjye ibyo bya filime ntabigeraho niyihe filime umugabo wawe yakinnyemo ukayikunda munyumvire kandi uracyambaza ibintu byinshi ibyo bya filime nkubwiye ko akina muri filime ubwo wenda niba akina ibintu bya filime ahubwo ibyo bya filime nubwo nabikubwiye ko abikinamo reka mubwire akantu koroheje ashobora kuba akora ibintu nk'ibi ngibi byo gushyira ibintu by'ubukwe ku manuze ziriya ntuze bashyiramo nuze z'ubukwe nyine kara mbere numvaga ngo ni za gasete ngo ni ibicyo ukajya kumva ngo ubukwe buciyeho iki n'ibiki mbega kuri flash ugasanga ashyizeho ubukwe akamera ubukwe cyane mbega nawe urabyumva umugabo wawe ibyo ni byo bintu byo hasi akoze ibyo bya filime ubutaha nzaza mbikubwira ubutaha uzaza ubimbwira umugabo wawe akora mu bukwe yego kuki wambwiye ngo ntabwo mwasezeranye kuki mudasezeranye igihe kizagera dusezerane icyo kintu cyo gusezerana mwagitekerejeho ntabwo turakivuganaho gusa nyine igihe kizagera dusezerane nta kibazo uba wumva uramutse ubimubwiye umugabo wawe akabyanga ubwira ati wapi wowe umuntu ujya kuri kamera akikora kuri yanjye ntabwo nabana nawe wabyakira ute abaye atabyemeye hari abandi babishaka banabyishimiye ntibwita nsanga abo ngabo babishaka abaye atabyemeye wahita umubwira ngo nyura aha nanjye nyuza aha ngaha ntabwo nahita mbimubwira ahubwo twabanza tukabivuganaho twakumva njyewe nawe tutari kubyumvikanaho
ubwo umwanzuro waturuka hagati yanjye nawe. ubu tuvugana umugabo waramutse aje kukubwira ati biriya bintu nshaka kubireka wahita ubireka? Bitewe kugira ngo yenda urugo rwacu rutere imbere nabireka. aje kukubwira ngo nshaka kubireka biriya bintu wirirwa wigisha, narebye nsanga abantu bose umugore wanjye, abantu bose umugore wanjye, akubwira ati bireke, wahita ubireka uko watinda bisezeye? Nshobora kubireka, ikibazo nanone kugira ngo mbireke kandi abafana banjye bankurikira nanone nyine urabyumva nyine nanjye byandushye. Gusa nyine nshobora hagati yanyu dushobora kuvuga ati rero niba wumva ko tubyanze reka duhite tujyana mu bindi, ubwo kimwe nkakireka tugafata ikindi nyine akora kugira ngo bigende neza urwo rwacu rukomeye. Ase bonke, biramutse bibaye ngombwa ko wenda mujya ahantu runaka weho n'umugabo wawe mwagiye nko mu bukwe, yagiye gukamera ubukwe, mwagerayo umugabo wawe ugasanga urumva umuntu uri gukamera ubukwe yaba ari busy, ariko mwajyanye hakaza guca inyuma undi mugabo akaza kuba ati ngwino amubwire, agahita kujyana mu hoteli ahantu runaka, ibyo bintu ntabwo wabyemera? Kubera ko kamera yawe itari kumurikira kubera ko yaba ari gukamera ubukwe, ni uko inyabyo agahita amubwira nti ngiye hano inyuma, agahita ncaho nyine tukavuganira niba ari bya nyine bya kashi, agahita azimpereza tukongera nkagaruka n'abana. ubu ugahita wongera ukagaruka? Ntabwo yashona ko nari nagiye. Bivuze ngo ikintu cyose cyatuma umugabo adashona wagikora? Shewana nagikora. Buriya ubu ngubu wambwiye ngo hari abantu mujya muhura ariko umugabo wawe ntabimenye, mu by'ukuri noneho murimo murabonana, muri gukora imibonano, ugiye kubona ubona umugabo wawe ahagaze hejuru, wabyitwara mute? Oya ibyo sugo nkabyanda nyine ni umwaka ibyo babyita umwaka kuko nanjye namugwaho. Nyine bibayeho noneho ubona imagine muri mu gikorwa ubuye amaso umugabo wawe aguhagaze hejuru uri kumwe n'undi mugabo. Ubwo nyine nawe urabyumva n'ubundi nshobora guhita uwo ngo ashobora kunyanga n'uwo turi kumwe agahita nyanga, ahubwo kugira ngo bizabe uko nabyirinda. Nahita ahubwo wikuri kubimbwira ko nshobora guhita ngira ubwoba, ahubwo ngiye guhita mbyirinda kugira ngo utansenyera. Ni ugiye kubyirinda ute? Ukuntu njya kubyirinda, keretse yenda yashyizeho nka maneko, nanone yashyizeho maneko byo birumvikana, ariko atashyizeho maneko se yamfata gute? Ubu tuvugana nta bantu bajya baguhamagara ngo bakubwire ngo Kibonke dushaka ko udufasha, wenda ndi papa runaka, ndi kumwe na mama runaka, umugore wanjye ibi byaratunaniye, nta bajya baguhamagara? Iyo bampamagaye kumamagara barampamagara, ariko iyo bampamagaye kubera ko abizi neza ko bagomba kumpamagara, ibyo ngibyo nta kibazo. Na nyiri aho ngaho kuguhamagara nta n'umutipe uraguhamagara cyangwa se umusaza igisaza ukikubwire ngo nanjye byaranze weze ngo wanyemerera tugahura? Nyine urumva ko nawe nyine cyari igisaza. Icyo ashobora igisaza yari igisaza kimuruta, ashobora guhita avuga ati ntabwo yakwemera iki gisaza kubera ko abazi yuko nyine ari akazi. Ariko iyo bigenze gutyo akabazi kari igisaza cyangwa se nari nk'undi mugabo, ashobora guhita avuga ati ariko se konzi kari akazi kandi ako kazi kagiye kunsenyera, we ashobora guhita avuga ati reka duhindure iyindi, dushake yenda niba ari uburyo KTV dushaka ubundi buryo bundi dukora. Ibyo ngibyo twabyumvikanye n'ibyo nawe abona abanesha umutwe, ashobora no gushyiraho nimero yiwe, nabyemera nimero yayishyiraho nkabyemera nta kibazo. Ntawe uraguhamagara ngo akubwire ngo ngwino duhure, kuko muri babandi wavuze ugira gutya ukanyaruka ngo akubwire ngo ngwino duhure ukajyayo? Njyayo nkamubwira nti sheri ngiye hanaha, ibintu bagiye kumbaza ntacyo, yenda niba wumva ko biri bugire ndafata rikodi zinze bikumvisha, cyangwa se yenda cyangwa se tujyane, yenda ugende uhagarare nka hariya tubivuganeho, ubundi twongere dusubire mu rugo. Ariko ubu mujijisha? Niyo no kumujijisha. Kibonke urakoze cyane. Yego. Nagira ngo ubwire abakurikiye Sun TV Rwanda noneho ikiganiro ugiye gukora muri iyi minsi ni ikihe? Ikiganiro ngiye gukora muri iyi minsi nyine mperuka mbabwira
ku cyo kurongora umugore we unanutse ubutaha noneho nzagaruka mbabwira yenda kunyongera umugabo